Mu buzima hari abantu bavuka bafite impano zidasanzwe, ariko urugendo rwabo rukaba nk'inzira ndende yuzuyemo imbogamizi n'amasomo akomeye. Imibereho yabo ikaba nk'igitabo gifite amapaji menshi y'amateka atangaje y'ubutwari no kwihangana gukomeye. Uyu munsi turinjira mu rugendo rw'umukinnyi wa filime Wang Baoqiang, umukinnyi wavukiye mu buzima buciriritse ariko agahinduka icyitegererezo mu ruganda rwa sinema. Inkuru ye ni isomo ridasanzwe ry'imbaraga zo gukomeza kwizera, kudacika intege no guharanira inzozi zawe nziza. Ni mucyo twinjire muri iyi nkuru idufasha gusobanukirwa neza ko umutima uhamye ushobora gutsinda buri kintu cyose. Mutama ndi Kwizera Janvier Gadi nk'ibisanzwe guhaye ikaze iwabo w'imikino njyarugamba Ubushinwa. Nguhaye ikaze kandi kuri Kwizera Rwanda Official. Turatangiye. Wang Baoqiang ni umwe mu bakinnyi b'ibyamamare mu gihugu cy'Ubushinwa. Amateka ye ni isomo rikomeye ku kwiyubaka no gutsinda ibibazo mu buzima. Dore ibisobanuro birambuye ku buzima bwe wicikwa. Wang Baoqiang yavukiye mu gace k'icyaro mu ntara ya Hebei mu Bushinwa. Yavutse ari tariki ya 29 Gashyantare mu mwaka w'1984. Yakuriye mu muryango ukennye cyane kandi uyu musore yari afite inzozi zidasanzwe. Wang yashakaga kuba umukinnyi wa filime. Akiri umwana muto yatangiye gukunda sinema cyane filime z'imirwano nk'iza Kung Fu, nk'izakinwe na Bruce Lee cyangwa se Jackie Chan. Ku myaka y'8 gusa, Wang yafashe icyemezo gikomeye cyo kwinjira mu kigo cy'imyitozo ya Kung Fu ahitwa muri Shaolin Temple. Aha mujya muhumva cyangwa muhabona no muri filime. Aho yitoje imyaka myinshi kugira ngo azagere ku rwego rwiza rw'ubushobozi. Mu myaka ye ya mbere i Beijing, ubwo niho twerekeje, Wang yakoze akazi k'amaboko kugira ngo abone imibereho, ariko ntiyigeze areka inzozi zo kuba umukinnyi wa filime. Amahirwe ye yaje mu mwaka wa 2003 ubwo yakinaga mu gace k'ingenzi muri filimi Blind Shaft ikinirwa mu birombe by'amakara. Iyi filimi yamuhesheje ibihembo byinshi mpuzamahanga, harimo ibihembo by'umukinnyi mwiza mu iserukiramuco rya sinema rya Bangkok. Nyuma yo kumenyekana muri Blind Shaft, Wang Baoqiang yakinye muri filimi zitandukanye zamamaye cyane, harimo A World Without Thieves ya 2004, aho yakinnye nk'umuntu w'inyangamugayo kandi utaryarya, bikomeza kuzamura izina rye. Crazy Stone ya 2006 yabaye imwe mu mafilimi yatumye agaragara nk'umukinnyi wa filime z'imyidagaduro wihariye. Hakaza Detective Chinatown ya 2015. Iyi filimi y'uruhererekane yamuhesheje gukundwa cyane ku ruhando rw'amafilimi y'Ubushinwa. Hakaza n'indi bita Kung Fu Jungle, murayizi, imwe yakinanye na Donnie Yen. Nyamara kandi mu buzima bwite bw'uyu musore Wang Baoqiang yahuye n'ibibazo bikomeye, aho mu mwaka wa 2016 yatangaje ko ashaka agatanya n'umugore we Ma Dongfeng, amushinja kumuca inyuma n'umujyanama we wihariye. Iki kibazo cyabaye intandaro kugibwaho impaka cyane mu itangazamakuru ry'Ubushinwa, ariko Wang yakoze ibishoboka byose ngo asigasire isura ye n'umuryango we. Wang Baoqiang arangwa no kwicisha bugufi, gukorana umuhate no gukora cyane. Nubwo yaturutse mu muryango wa mikoro make, yagaragaje ko bishoboka kugera kuri byinshi iyo ugize icyerekezo gihamye. Afatwa nk'icyitegererezo cy'urubyiruko rw'Ubushinwa n'ahandi ku isi. Wang Baoqiang yegukanye ibihembo byinshi mu mwuga we wo muri filime, harimo igihembo cy'umukinnyi mwiza mu iserukiramuco rya sinema rya Golden Horse Award, igihembo cya 100 Flowers Award. Yashyizwe mu rutonde rw'abantu bafite impano zihariye mu gihugu cy'Ubushinwa. Mu ncamake, Wang Baoqiang ni urugero rwiza rw'uko inzozi n'umuhate bishobora guhindura ubuzima nubwo haba hari imbogamizi. Turakomeje. Wang Baoqiang yisanze muri sinema ku buryo butangaje, ahanini binyuze mu muhate we n'amahirwe atunguranye. Nubwo nta buryo bwo kuvukira mu muryango w'amafaranga cyangwa w'ibyamamare, yageze muri sinema ku buryo bukurikira. Uburyo bwa mbere, urukundo n'ishyaka ryo kuba umukinnyi wa filime. Nk'umwana wakuriye mu cyaro cy'Hebei, Wang yarebaga filimi za Kung Fu cyane zakinwe na ba Bruce Lee ndetse na Jet Li, utibagiwe na Jackie Chan. Izo filimi zamuhaye icyerekezo cyo gushaka kuba umukinnyi wa filimi nawe. Aho nabikubwiye ruguru, ku myaka y'8 yafashe icyemezo cyo kujya kwiga Kung Fu mu ishuri rya Shaolin Temple.
kuko yabonaga ko ibyo bizamufasha kwinjira muri sinema. Icyerekezo cyo kwinjira mu kigo cya Shaolin cyerekanye ubushake bukomeye. Icya kabiri, kwimukira i Beijing. Mu myaka ya 14 gusa, Wang Baoqiang yarimutse ajya i Beijing ashaka amahirwe muri sinema. Yari afite icyizere cyinshi, ariko nta ba influence bari bahari ngo bamufashe. Yahagararaga hanze y'ahakinirwa filimi atagira icyo yishingikirije, ashaka uko yamenyana n'abantu bo muri urwo ruganda gusa bamufashe nawe yinjiremo. Yakoraga akazi karimo gucuruza amatike cyangwa gukora isuku kugira ngo yihanganire ubuzima bw'i Beijing. Icya gatatu, amahirwe yo kubona Blind Shaft. Nyamara kandi amaherezo, amahirwe ye yaje ubwo umuyobozi w'umunyakanada Li Yang yashakaga abantu bafite isura y'abakozi b'amabuye y'agaciro bo gukinisha muri filimi Blind Shaft ya 2003. Wang yagaragaraga nk'umukandida mwiza kubera isura ye isanzwe itarimo ubukire n'uburyo yari afite imbaraga zo kwiyerekana neza mu igeragezwa. Yitabiriye igeragezwa cyangwa se casting maze ahita atsinda byihuse. Li Yang yavuze ko Wang yari afite impano idasanzwe kandi yarashyizeho umutima wo gukora ibyo yasabwaga. Umwanya yahawe muri iyo filimi, aho yakinnye nk'umucukuzi w'amabuye y'agaciro ufite ubuzima bugoye, wahuye neza n'amateka y'ubuzima bwe. Iyo filimi yahise yamamara cyane ku rwego mpuzamahanga kandi muhesha igihembo cya Best Newcomer Award. Icya kane, inkunga z'abantu mu rugendo rwe. Nubwo Wang yakoze ibintu byinshi ku giti cye, hari abantu b'ingenzi bagize uruhare mu kumufasha. Li Yang wamuhaye amahirwe yo gukina muri Blind Shaft. Iyi filimi niyo yatumye amenyekana bwa mbere. Feng Xiaogang, umuyobozi wa sinema ukomeye, wamuhaye umwanya muri filimi A World Without Thieves yo muri 2004, yamuzamuriye izina mu Bushinwa hose. Zhang Yimou, umuyobozi ukomeye wamenye impano ya Wang maze amuha ibitekerezo byamufashije gukomeza kuzamuka. Icya gatanu, kwihangana n'umuhate we. Nubwo nta muryango cyangwa inshuti z'abanyamafaranga yari afite, Wang yakoze uko ashoboye kugira ngo agaragaze ko ashoboye. Yakundwaga kubera imico ye yoroheje, ubunyangamugayo n'umuhate. Yarazwi nk'umukinnyi w'abaturage kuko benshi babonaga mu rugendo rwe ishusho y'ubuzima busanzwe bw'umushinwa usanzwe ugerageza kuzamuka. Wang rero yahindutse icyitegererezo cy'uko kugera kuri sinema bitagombera kuba waravutse mu buzima bworoshye, ahubwo ko bisaba umurava, kwiyemeza n'amahirwe menshi. Turakomeje. Sasa rero nimunyemerere twerekeze kuri filimi yagaragayemo yitwa Kung Fu Jungle. Filimi Kung Fu Jungle izwi nanone nka Kung Fu Killer mu bice bimwe, ni imwe mu mafilimi yamenyekanye cyane ku rwego rwa Kung Fu, ikinamo abakinnyi bakomeye bo mu Bushinwa. Iyi filimi yasohotse muri 2014, iyoborwa na Ted Chan. Nubwo Wang Baoqiang atari we mukinnyi w'imena, yagize uruhare rukomeye muri iyi filimi kandi afite amateka n'ubutumwa buhambaye ku mwuga we. Amateka ya filimi Kung Fu Jungle. Bisobanuro muri rusange, Kung Fu Jungle ni filimi y'imirwano ya Kung Fu ishingiye ku mateka y'umuntu wahindutse ikirangire mu mikino njyarugamba, ariko nyuma akinjira mu nzira y'amahano cyangwa se mu nzira y'ubugizi bwa nabi. Wang Baoqiang yakinnyemo nka Feng Yushao, umwicanyi kabuhariwe mu mikino njyarugamba ufite intego yo gutegura urutonde rw'abahanga mu mikino njyarugamba maze akagenda bica umwe kuri umwe, serial killer. Feng Yushao aba afite uburakari bukomeye kuko yiyumvagamo ko abantu batamumenya cyangwa batamuha agaciro nk'umwarimu ukomeye wa Kung Fu. Donnie Yen muri iyi filimi yakinnye nka Hao Wumo, umwarimu w'imikino njyarugamba wigeze kuba icyamamare ariko akaza gufungwa azira icyaha cy'ubwicanyi nyuma yo gukubita umuntu agapfa. Ahabwa amahirwe yo kuva muri gereza kugira ngo afashe polisi guhiga umwicanyi kabuhariwe ari we Feng Yushao. Wang Baoqiang muri iyi filimi yagaragaye nk'umwicanyi ugira umujinya mwinshi cyane, uba ushaka gukuraho abahiganwa nawe mu mikino njyarugamba. Feng Yushao ari we Wang Baoqiang muri filimi Kung Fu Jungle akoresha ubumenyi bwe bwo mu mikino njyarugamba kugira ngo yice abashinzwe imyitozo ikomeye ya Kung Fu. Nyamara kandi umupolisi agana kuri Hao Wumo ari we Donnie Yen ngo amufashe guhagarika Feng Yushao
mbere y'uko arimbura intyoza zose muri iyo mikino. Uruhare rwa Wang Baoqiang muri iyi filime. Uyu musore muri iyi filime yagaragaje impande ebyiri zinyuranye z'umuntu ufite ingaruka zo kuba tishimiye uburyo yateshwaga agaciro. Yagaragaje neza uruhare rw'umuntu ubangamiwe mu buryo bw'umutima, wiyemeje gukoresha imbaraga ze zose ngo yihimure. Kung Fu ye. Wang yakoze imyitozo yihariye yo kongera ubushobozi bwe mu mikino njyarugamba. Yerekanaga ko ari umwe mu bakinnyi bashoboye gukoresha umubiri wabo mu buryo buhambaye. Imirwano y'uruhererekane muri filimi yagize uruhare rukomeye mu gutuma yemerwa nk'umukinnyi w'intyoza muri Kung Fu. Nubwo atari umukinnyi w'imena, Fang Yong-sao yagize ingaruka z'ingenzi ku nkuru, kandi uyu musore yabashije gukurura abarebye filimi kubera ubuhanga bwe bwo kwinjira mu mwanya w'umuntu ufite uburakari bwinshi ariko kandi wifitemo agahinda kenshi nyine. Kwemeza ko ari umuhanga mu mukino wa Kung Fu, Wang Baoqiang yari asanzwe ari umutoza wa Kung Fu kuva akiri muto, ariko iyi filimi yerekanye ubushobozi bwe mu mikino njyarugamba ku rwego rwo hejuru. Iyi filimi yatumye atangira kwemerwa nk'umukinnyi ushoboye gukina neza filimi z'imirwano ndetse anashobora guhatana n'ibyamamare nka Donnie Yen. Ikindi kandi gukomeza izina rye mu Bushinwa ndetse no ku isi yose, kubera ko Kung Fu Jungle yabaye filimi ikomeye ikundwa cyane mu Bushinwa no hanze yabwo. Wang Baoqiang yahawe amahirwe yo gukomeza gukundwa no gutumirwa mu mafilimi akomeye y'imirwano. Yashimwaga n'abakunzi ba filimi kubera ko yerekanye uruhande rutandukanye rw'impano ye, atari gusa umukinnyi w'amafilimi y'imyidagaduro cyangwa se komedi. Uyu musore kandi yahawe icyubahiro mu ruhando rwa sinema. Ati gute none? Uruhare rwe nk'umukinnyi w'umwicanyi muri iyi filimi utarimo impuhwe namba rwahaye abantu icyizere cy'uko ashobora gukina uruhare rukomeye mu mafilimi akomeye atari gusa filimi nto. Yashimwe kubera ukuntu yagaragaje gukoresha tekinike ze zo kurwana nta marangamutima namba. Wang yakoze akazi keza ko kugaragaza intumbero z'umugabo ufite ubuzima bugoye, byerekanaga ubushobozi bwo gukina kandi agahinduka umuntu udasanzwe mu gihe cyo kurwana. Filimi Kung Fu Jungle yagize uruhare rukomeye mu kubaka izina rya Wang Baoqiang mu ruhando rwa sinema mpuzamahanga, kandi yakomeje kugaragaza ko umuhate no kugira icyizere ari ingenzi mu mwuga we. Filime Kung Fu Jungle izwi kandi nka Kung Fu Killer yasohotse muri 2014. Iyi filime yinjiza amafaranga asaga miliyoni 23,295,638 z'amadolari ku isi yose. Iyi filimi yagaragaje ubuhanga bwa Donnie Yen na Wang Baoqiang mu mikino njyarugamba, ndetse kandi ikundwa n'abantu benshi kubera imirwano yayo itangaje. Nubwo kandi iyi filimi itarangije ingengo y'imari yayo ko yari ifite miliyoni 25,800 z'amadolari y'Amerika, yakomeje kuba filimi ikomeye mu rwego rwa Kung Fu, ikomeza gukundwa n'abakunzi b'izi filime. Ku rubuga rwa Rotten Tomatoes ifite amanota 71% hashingiwe ku isesengura ry'abakritike cyangwa se abasesengura 17, bigaragaza ko yakiriwe neza mu ruhando rwa sinema. Iyi filimi yatsindiye igihembo cya Best Action Choreography mu bihembo bya Hong Kong Film Awards, bigaragaza ubuhanga bwayo mu gutegura no gushyira mu bikorwa imirwano ya Kung Fu. Iyi filime ni intambwe ikomeye mu mwuga wa Wang Baoqiang kuko yerekanye ubushobozi bwe mu mikino njyarugamba no gukina neza mu mafilimi akomeye. Iyi filimi kandi yerekana urugendo rw'umutoza wa Kung Fu wahoze ari umupolisi urekurwa muri gereza kugira ngo afashe mu guhiga umwicanyi wibasira abahanga mu mikino njyarugamba. Wang Baoqiang, umukinnyi w'icyamamare mu Bushinwa, akoresha cyane urubuga rwa Weibo, urubuga nkoranyambaga rukunzwe mu Bushinwa, aho asangiza abakunzi b'amakuru y'ibikorwa bye bya sinema n'ubuzima bwe bwa buri munsi. Nubwo atagaragara cyane ku mbuga nkoranyambaga mpuzamahanga nka X cyangwa se Twitter, Facebook cyangwa Instagram, ibikorwa bye bikunze gutangazwa n'abakunzi be ku mbuga zitandukanye. Muri 2016, Wang yashyize itangazo rikomeye kuri konti ye ya Weibo atangaza ko agiye gutandukana n'umugore we Ma Long, ashinja umujyanama we Song Ze kumuca inyuma. Iri tangazo ryateje impaka ndende ku mbuga nkoranyambaga mu Bushinwa. Naho mu mwaka wa 2018, Song Ze wahoze ari umujyanama wa Wang yakatiwe igifungo cy'imyaka 6
azira kunyereza umutungo wa Wang ungana na miliyoni 2,330 z'amayuwani. Nyamara kandi nubwo uyu musore Wanga atagaragara cyane ku mbuga nkoranyambaga mpuzamahanga, abakunzi be bashobora gukurikirana amakuru ye binyuze ku mbuga nkoranyambaga zikoreshwa cyane mu Bushinwa nka Weibo nk'uko nabikubwiye ruguru, ndetse n'ibitangazamakuru bitandukanye bitangaza amakuru yerekeye ibikorwa bye bya sinema. Nyamara kandi ubuzima bwa Wang Baoqiang budusigiye isomo rikomeye cyane ko inzozi zitagerwaho n'uwitonze gusa, ahubwo zigerwaho n'ufite ukwemera kudacogora, umuhate n'ubushake bwo guhindura icyerekezo n'ubwo inzira yabigoye. Inkuru yitwibutsa ko aho umuntu ava hatagena ahagera, kandi ko ubuzima bushobora guhindurwa mu buryo bukomeye igihe icyo ari cyo cyose umuntu afashe icyemezo cyo kurwana urugamba rwe nta bwoba. Ntidushidikanye ko amateka yazahera mu bihe bya kera, ahubwo azakomeza kuba urumuri rwereka benshi inzira yo gutsinda no kwiyubaka. Niba hari icyo twakura muri iyi nkuru, nuko nta mpera z'inzozi igihe umutima wawe ukomeye, kandi nta gihombo mu kurwana urugamba rw'ubuzima mu budahemuka n'ubupfura. Ni nuko nshoje Mutama. Ndi Kwizera Janvier Gade nk'ibisanzwe. Uramutse ufite igitekerezo, inyunganizi mu biganiro dukora, nukuri kw'Imana amarembo aruguruye. Hano turi kuri Kwizera Rwanda Official. Imana ibarinde, turabakunda cyane. Bye bye.